103.6 Hot FM. Wakatonda n'obutuukirivu bwe ekyama ky'okutya Katonda ky'ekikulu okusinga byonna ebirala byonna by'oyagala biri kwongerwako kubanga Mukama Katonda amanyi ebyo tubyetaaga sokono nnyo bakabaka wa Katonda n'obutuukirivu bwe ekyama ky'okutya Katonda ky'ekikulu okusinga byonna ebirala byonna by'oyagala biri kwongerwako kubanga Mukama Katonda amanyi ebyo tubyetaaga katutonolera Yesu yeka Yesu bino kukkiriza kwaffe tulema kutunuulira eby'ensi eno ebikwawa amangu kubanga yakubibwa emigo mingi gyatulokole mu bibi tulyoke tufune obulamu obujja obutakwawo mubizibu bingi Yesu talikuleka abeera mwesigwa omuntu weeyobu yamwesiga n'omutima gwe gwonna bwe yafiirwa ebintu bye byonna ne biggwawo Katonda omukulu omwesigwa yamuddiza essanyu lye mu bizibu bingi Yesu talikuleka abeera mwesigwa omuntu weeyobu yamwesiga n'omutima gwe gwonna bwe yafiirwa ebintu bye byonna ne biggwawo Katonda omukulu omwesigwa yamuddiza essanyu lye katutonolera Yesu yeka Yesu bino kukkiriza kwaffe tulema kutunuulira eby'ensi eno ebikwawo amangu kubanga yakubibwa emigo mingi gyatulokole mu bibi tulyoke tufune obulamu obujja obutakwawo katutonolera Yesu yeka Yesu bino kukkiriza kwaffe tulema kutunuulira eby'ensi eno ebikwawo amangu kubanga yakubibwa emigo mingi gyatulokole mu bibi tulyoke tufune obulamu obujja obutakwawo oddayo ennyuma nova mu bakabaka bwe notambulira mu nsi Satani n'abantu be bangi bakusanyukira etekomerero ne bakugga. Turabasuhuza nshuti bakundwa mu izina ry'umukiza akaba umucunguzi wacu Yesu. Ikaze mu kiganiro ububyutse burakenewe mugezwaho n'itorero ry'ubumwe bw'abakristo UCC ni boy. Turagira ngo rero tubahe ikaze muri iki kiganiro kuri uyu wa kabiri. Turagira tubabwire ngo turi kumwe ndetse no muri iki cyumweru cyose nkuko mubimenyereye kuva ku isaha ya 9 nyuma gato y'amakuru avuga kuri radio muzajya mukurikirana itorero rya UCC. Twageze ngo muze mwumve kuri izo ndirimbo ariko turi kumwe namwe twageze muri studio abadukurikiraho muri rero hirya no hino tuzi ko turizera ko mwaciye muri weekend neza yababereye nziza. Turagira ngo rero tubahe ikaze muri iki cyumweru dutangiye turabizeza ko Imana yacu ari nzima ikabikora ibikomeye iri kumwe namwe kandi irabagirira neza iraruhura imitima yanyu.
turifuza gukomeza bwa butumwa bwacu buvuga ngo araruhura abarushye, niba urushye niba uremerewe Yesu Kristo, kuko uko yararejo uyu munsi niko ari kandi ko azahora. Yaje kugira ngo aruhure abarushye, yaje gushaka no gukiza icyari cyarazimiye, yaje gukiza abantu buretwa bamazemo igihe kinini cyane. Rero numwemere uyu munsi ugaca bugufi aragukiza uburetwa. Ndi kumwe na Pastor Bena, turagira ngo tumwakire nawe twumva ijwi rye adusuhuze kandi ari bunadusengere twinjire mu butumwa bw'uyu munsi. Turabasuhuje inshuti zacu mudukunda cyane kandi mudukurikirana. Turabasuhuje abo muri Kigali, abo mu ntara zose z'iki gihugu, kuko muradukurikirana neza, ndetse n'abari hanze y'igihugu. Turabashimira ubwitange bwanyu mukicara mugafatanya natwe kugira ngo tuvuge ubu butumwa. Turashimira abantu mwaje kureba, mukaza kureba aho dukorera umurimo w'Imana, kandi koko mwasanze ari ukuri ibyo tuvuga Yesu ukora imirimo ikomeye kandi itangaje. Imana ibaha umugisha cyane. Data mwiza, mu izina rya Yesu turagushimye ko wabanye natwe muri iyi weekend yose. Uyu munsi wa none ukaba wemeye kutwemerera gitare cy'amahanga, mwami wanjye, kugira ngo twongere tuze tuvugane n'ubwoko bwawe bw'Abanyarwanda. Watugiriye neza mwami, duha ubutumwa bwiza bubatura, kandi data ari wowe ubatura mwami wanjye. Turasenga kugira ngo ijambo mu gihe ririmo gutambuka, uwo muntu uremereye, uwo uremerewe, uwo muntu ufite ikibazo kimugoye, uwo muntu urushye cyane, umutima uragowe, arumva ashaka kwiyahura aka kanya, data ndakunyuze kugira ngo ufate umutima we mu izina rya Yesu, ubohora ubugingo bwe mwami. Ijambo rirajya kurangira abohotse mwami wanjye. Turagushimye kuko ijambo ryagiye gukora umurimo ukomeye mu bugingo bw'ubwoko bwawe. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu dusenzemo, amen. Shuti bakundwa, rero muhawe ikaze. Murumva Pastor John, ndagira ngo mubwire wowe ukurikiye aka kanya ushaka kutwandikira ubutumwa bwawe bugufi kuri telefone dukoresha hano muri studio, ndetse na telefone tugendana igendanwa. Twandikire ubutumwa bwawe bugufi kuri 200 ya MTN ya Tigo kuri 0722 2 2 5 7 4 0722 2 2 5 7 cyangwa se wandike wohereza ubutumwa kuri umurongo wa MTN 0782 75 74 62. aho ubutumwa buratugeraho. Mwibutse ko ari uguhamagara, turagira ngo no kwandika ubutumwa bugufi tukiri muri studio, urabwandika turi bubwakire dusengane nawe. Hanyuma guhamagara turaza kubaha akanya twegereza gusoza amagambo Imana ishyize ku mitima yacu kugira ngo tushobore kubafasha. Ni byiza wowe aho uri twandikire gusa, ubutumwa buratugeraho, turaza gusengana nawe. Inshuti zacu banyamuryango b'itorero rya UCC, aka kanya nzi ko muri kumwe natwe. Gira umuntu umwe, babiri, batatu bari hafi yawe cyangwa kure yawe wamenyesha gahunda yivuga butumwa. Hari inshuti zacu mwatwandikiye mukurikirana ubutumwa kuri umurongo ku rubuga rwa YouTube. Kuri urwo rubuga rwa YouTube rwa UCC ushyiramo Apostle AP Charles Rwandamura. Iyo umaze gushyiramo AP akadomo Charles Rwandamura, cyangwa niyo washyiramo Rwandamura gusa, uzahita ubona ubutumwa cyangwa se imizingo y'ubutumwa bwabwirijwe n'itorero rya UCC. Hari mwene data Mark uri hariya muri Huye, ubutumwa bwawe twarabubonye kandi turagushimira cyane ko uri mukurikira. Uyu ni umukristo w'itorero rya UCC ariko kubera akazi yisanze ari iyo ngiyo. Imana iguha umugisha, ujye ukurikirana gahunda z'itorero ndetse n'ubutumwa buzajya buguhembura. Yarambwiye ati numvaga ubutumwa bwanyu nkarira gusa, ati kuko narabukurikiranye, ati numva umutima wanjye wongeye gukumbura iwacu. Imana iguha umugisha Maka, ndetse n'izindi nshuti zacu aho muherereye hose mukunda ubutumwa, mujye komeza kubusangiza n'abandi. Ujye ukora share uhigire n'abandi ushobora kubusangiza. Mwaba muhuriye kuri Facebook cyangwa se ukagira abandi bantu winvitinga kugira ngo bakurikirane ubutumwa bw'itorero rya UCC. Ntugacikanwe kuko Uwiteka Imana nyinga barakora ikintu gidasanzwe. Ndetse ushobora no kujya ukora subscribe kugira ngo ushobore kujya ukurikirana burubwo ubutumwa bugeze kuri urwo rubuga. Bazajya bakohereza message ikwereka ngo UCC hari ubundi butumwa bakoherereje, hari ubundi butumwa bashyizeho bamaze kurodingaho, ukajya ushobora guhabwa no kubakwa mu buryo bw'umwuka, ubakwa n'ijambo ry'Imana ugezweho n'itorero rya UCC. Imana ibaha umugisha bakundwa mukomeza gukurikirana
ku rubuga rwacu rwa Facebook nanone ushobora kujya ukurikirana ushyiramo United Christian Church mu dukubo itorero ry'umwe rw'abakristo, ndetse kuri Instagram y'itorero rya UCC naho ushyiramo UCC Rwanda, ugashobora gukurikirana itorero rya UCC umunsi ku wundi ntucikanwe, kuko Imana irakora ikintu gishya. Rero ko buri kure ntabwo ari cyo kibazo, ko buri kure si ikibazo. Tuzi ko muri iki gihe mu ikoranabuhanga rihari ubutumwa burakugeraho kandi buragukiza, buba ufite imbaraga zikiza zibohora, kuko amavuta ari ku buzima bw'abakozi b'Imana. Iri torero rero rya UCC hariyoborwa n'intumwa cyangwa se Rwanda mura rirabatumira mu masengesho dufite y'iminsi 210. Aya masengesho udakwiye guhusha, udakwiriye kuburamo, n'amasengesho arimo agaragaza ikintu kidasanzwe Imana nimaze igihe duteguza itubwira ngo abanyarwanda bafite inzara n'inyota, ngo kandi iyo nzara n'inyota ntabwo ari ibyo kurya cyangwa se amazi yo kunywa, ngo ahubwo ni inzara y'ijambo. Wowe usonje, wowe ufite inzara y'ijambo ry'Imana, wowe uvuga uti nyene ijambo ryakurutse umutima wanjye nanjye nkumva ihumure, gera kuri UCC mu masengesho dufite buri munsi. UCC hari Kabuga iyoborwa na Bishop Moses Bagambe. Muri iyi minsi ndajya mbwire ngo hari umuvuga butumwa udasanzwe Pastor Bena ni urimo wigisha muri iyi minsi. Imana usaba amavuta urimo uramwumvana muri studio, ariko nugera live hari ku itorero rya UCC Kabuga buri mugoroba saa 11 urahabwa umugisha, urahava umaze kubohorwa. Kuri UCC ni boy tumaze iminsi turi kumwe na Reverend Fred Nyamurangwa, naho muri iki cyumweru ndajya mbwire ngo na kandi gashya turi kumwe na Pastor Anthony Butera. Uyu ni umushumba w'itorero rya UCC hari muri Tanzania yadusuye, ari kumwe natwe muri iki cyumweru. Nukwiye gucikanwa kumwumva yigisha ku butumwa bwo kubohora no kugarura iminyago y'umwanzi wacu, umwanzi w'abana b'Imana. Uwo ibyo minyago yadutwaye, wowe wanyazwe, wowe Satana twazi igitugu, wowe uvuga uti ntago bigishoboka, gerageza Imana yacu, gerageza Imana y'intumwa cyangwa se Rwanda murakuri ubu. Nugera kuri UCC urumva ubutumwa bw'uyu mukozi w'Imana, uramenya ko ibintu bishoboka kandi amateka yashobora guhinduka. Turimo turanyeganyeza ubwami bwa Satani. Ndagira ngo umbwire ubwami bwa Satani buranyeganyega bwanze bukunze. Aha muzi gituma nsetse yuko ingoma y'umwanzi mu rugo rwawe, indirimbo waririmbaga z'amaganya n'agahinda, ibyago n'amakuba, ayo magambo wavugaga wabwiraga abandi ko waboshwe byarangiye, birarangiye kuko Yesu arahagurutse kugira ngo agire ikintu akora mu rugo rwawe. Teri namwe ugere kuri UCC. Abantu batangiye kugera kuri UCC baje barushe bumva ubutumwa, baraza bakaruhuka, baraza bakacirira. Umunsi w'ejo nakiraga umwe mu bantu bagiye batwumva wahabokeye mu biro byanjye, arabaturwa imbaraga z'umwijima zari ku buzima bwe n'agahinda yari afite, ubwoba bwari bwaramuteye, abadayimoni bari baramubu, ariko ejo yatashye abohotse, yemera umwami w'abami Yesu Kristo, arakizwa. Ndagira ngo rero nkubwire muntu twumva uduteza amatwi, ndagira mbwire teri namwe ugere kuri UCC, hagere turaguhesha umugisha, hagere turagusengera icyakoshye kirakurekura. Wovuga uti sinzi ikintu kiboshye ubuzima bwanjye, sinzi isezerano rimboshe, ndagerageza icyo ngerageje cyose kikanga, icyo ngerageje cyose kiranga, wikwirirwa bibaza byinshi, umuti wabonetse. Imana ihagurikije itorero rya UCC. Ububyutse burakenewe, nicyo mbwira ngo niwakira aya magambo tukubwire, ububyutse burazi wawe, impindukira aba mu buzima bwawe. Ntucikanwe kuko Yesu agiye gukora ikintu gishya, ntucikanwe kuko Yesu arashaka kuruhura no kubohora. Aho twandikira ku rubuga rwacu rwa WhatsApp namwe turabakurikirana. Imana ibaho umugisha, nzi ko hari ikintu gishya Yesu Kristo arimo akora mu buzima bwanyu muri uyu mwanya. Hari icyo Yesu arimo akora. Abarozwe murabohorwa, abahoshwe n'imbaraga z'umwijima, igihe cyane cyo kubaturwa n'iki ngiki. Ntucikanwe kuko umwami w'abami Yesu ni muzima, arakora ikintu gishya uyu munsi wa none mu buzima bwawe. Reka turebe icyanditswe uyu munsi wa none umwuka duhaye kugira ngo dusangire. Turagisanga muri Yohana ibice 5. Yohana ibice 5 turahera ku murongo waho wa mbere. Tujye ngo rero tubasomere wumva icyo umwami w'abami avuga. Wowe urushye, wowe uremerewe, wowe uvuga ngo waratawe, wowe uri mu maganya, wowe uzi utekerereza ibyawe, Yesu ariyiziye uyu munsi wa none. Ariyiziye na wundi ukibibwira niwe wenyene, niwe muri kumwaka kanya, anyuzi wawe aje kureba igituma umaze igihe aho ngaho. Okay. Amen. Reka dusome Yohana ibice 5 umurongo wa mbere. Yeah. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Yes. Nuko Yesu agiye Yerusalemu. Kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi. Mu Ruheburayo cyitwa Betesida. Yes. Cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse
bari bategereje ko amazi yihinduriza kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahindura amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hari umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Nuko abayuda babwira uwakijijwe bati dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati uwankijije niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere uburiri wikorere ugende? Ariko uwakijijwe ntiyamenye uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero, aramubwira ati dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha, utazabona ishyano riruta irya mbere. Uwo muntu aragenda abwira abayuda ati Yesu abwira abayuda yuko ari Yesu wamukijije. Haleluya. Amina. Yesu umwami nashimwe. Hari ubutumwa burahanga butandukanye dukwiye kumenya, message iri bugira ikikora mu buzima bwacu. Bakundwa, murumva uyu mugabo wari ufite ikibazo amaranye imyaka 38. Iki ni ikibazo yarabarambanye nacyo. Satani yaramuboshye, Satani yaramuhinduye umucakara, yararushe, kandi uyu mugabo yumvaga adashaka kubana n'iki kibazo, ariko igihe cye cyari kitaragera. Ariko harimo n'ikindi turi bwige. Uyu mugabo yashoboye, niba abantu baramuzanaga, niba ariho yabaga, ariko Bibiliya tubwira ngo yahoraga aho ngaho ku kidendezi. Icyo kidendezi cyitwa Betsida, yahoraga aho ngaho ategereje marayika. Yarahategererezaga, bigaragara ko marayika nago bamenyaga amasaha n'igihe ari buzire. Umuntu yagombaga gucunga neza agategereza, ariko marayika yaza ukabyarawe. Bose niryo sengesho basengaga. Abari bafite ibibazo bose barasengaga, abari bafite ubumuga bose barasengaga ngo marayika ze. Iyo marayika rero yazaga, uwabaga afite intege, uwabaga ufite umuntu we uri hafi, niwe wamujugunyaga muri kiriya kidendezi. Ngo wabanzaga muri ayo mazi niwe wakiraga. Bivuga ngo si bose bakiraga, kuko bagazanywe n'umuntu umwe gusa, kandi uwabaga ufite bakwe, uwabaga ufite kwihuta, uwabaga ufite umuntu muri hafi. Bivuga ngo abandi niyo bagwagamo, marayika yabaga atumwe ku muntu umwe. Marayika yari afite ubushobozi bukiza umuntu umwe. Marayika yari afite mandate yo kuza agakiza umuntu umwe gusa akisubirirayo. Hanyuma abandi bose niyo mwagwagamo nyuma y'amasegonda 5, ariko yabadakiraga. Hanyuma mwebwe mukarwana no kubakura, mukisubira hahandi ku misambi yanyu, mu birago byanyu, mugategereza, mugasubira muri bwa, mugategereza aho ngaho. Nimwamenyaga igihe marayika ari bugarukire. Rero abantu bari barushe. N'uyu mugabo by'umweri kuvugwaho yari afite akababaro kenshi cyane, yari yarihebye, ahamara imyaka myinshi, ahamara igihe kirekire. Aka kanya uranyumva, umaze igihe ubabaye, umaze igihe ugowe, ariko Yesu aravuga ngo abarushe niba n'abaremerewe ni mu musange abaruhure, muza hari abaruhure. Yesu akoresha abantu, Yesu akorera mu bantu. Kuri ubu rero ntabwo Yesu akigendagenda kuri dendezi, ahubwo ayasize, yahagurukije, yasize abakozi be kugira ngo bashobore gukoreshwa nawe, abashyizeho umwuka we n'imbaraga ze, niba mushaka akemera kubakoresha. Rero Yesu yemeye kudukoresha. Aradutumye ngo tukubwire ngo igihe cyawe ni icy'ingenzi. Aradutumye ngo tukubwire ngo igihe wabaye muri ubwo burwayi arakizi ni kirekire, ariko umunsi wawe n'uyu nguyu, season yawe ni iyi. Iyo season y'iminsi 210 y'amasengesho, niyo mpamvu dusenga kugira ngo imbohe zibohorwe. Turi mu masengesho ngo imbohe zibohorwe, turi mu masengesho ngo ababaswe babaturwe, gusenga ngo igihugu kibo
twazwe igitugu n'ubusinzi n'ubusambanyi n'agahinda n'ubumuga na buri imbaraga z'umwijima z'uburyo bwinshi na buri sezerano rigutwaza igitugu wananiwe isezerano sinarivamo. Data ansigira iyi karande, ansigira gukora iyi mihango, none binguye nabi, bizanye ubumuga, bimbujije amahoro, simfite ubwinyagamburiro, iyi sinzi icyo gukora. Ubimaranye imyaka ingahe? 38. Imyaka y'ubuzima bwawe bwose. Yesu aravuze ngo mumbwire abantu banjye ngo igihe cyabo ni iki. Amen. Igihe cyabo ni iki gihe ngo baturwe, kuko Satani akwiyongeza byagiye muri bana bawe, none na imyuka irabakurikirana, izi mbaraga zirabakurikirana mu rusengero musengera, kuri icyo kidendezi cyo ku rusengero rw'iwanyu, kuri ayo mabaraza ku rusengero rw'iwanyu ntushobora kuhakirira. Imana iravuze ngo hari ahantu yamanuye umukororombya w'imbabazi, aho iri buciriza abantu. Umwuka w'Imana hari icyo ashaka gukora. Imana yashaka kuzana umudendezi wanyu. Haguruka n'urugo rwawe, haguruka n'abana bawe, bashaka imodoka bashyiremo, ubazane kuri UCC barabo. Amen. Uravuga kumva ubuhamya. Pastor afite ubuhamya. Nanjye mfite ubuhamya. Ibyo Imana imikora ku nsengero za UCC muri iyi minsi birimo kudutangaza. Ari UCC Nyamata, ari UCC Gikondo, ari UCC Kabuga, UCC Niboye, UCC kwegereye aho washobora kugera vuba. Urahabona ukuboko kw'Imana, kuko Uwiteka Imana nyine ingabo iratwibutse. Imana ihinduye umukororombya w'imbabazi ushinzaho UCC zose ziri. Amavuta adasanzwe aragaragara ku bakozi b'Imana. Icyubahiro cy'Imana kirahishurwa. Iki ni igihe cyane cyo kubohorwa. Bakundwa, hari ikintu kimwe nshaka ko musobanukirwa mbere yuko dukomeza cyane, ngo hariho umuntu wari ufite indwara no murongo wa 5 ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Haleluya. Mbese urashaka gukira? Tekereza nk'iki kibazo Yesu abaza. Arimo arabaza wowe iwawe, aho uri mu buriri, aho uri kwa muganga, aho uri mu rugo rwawe. Ese urashaka gukira ubukene? Ese urashaka gukira iyo ndwara? Ese urashaka gukira sida? Ese urashaka gukira kanseri? Ese urashaka gukira ibyo bibyimba? Urashaka gukira ubugumba? Urashaka gukira ubugwaziga? Urashaka gukira kugumirwa? Urashaka gukira? Arakubaza ngo urashaka gukira. Reka wumve ibitekerezo byacu, umva uko abantu mutekereza. Ugiye gusubiza nawe, umva uko nasubiza. Umurwayi aramusubiza ati databusha, simfite umuntu njugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije. Nyiza undi ananga kumanukamo. Inshuti yanjye kamubwira ngo uruta ibidendezi yitwa Yesu. Amen. Uruta ibidendezi niwe wari waje, niwe wari wahageze, hari icyo ashaka gukora. Pastor ndagira ngo hakanye, hari abantu bashaka kumva ishurirwa iyi version y'Imana ivugana nabo, kango hakanye ivugana n'abantu. Bene data, umugabo tuvuga witwa Yesu arenze ibitekerezo byacu, ndetse arenze n'imiryango yacu, ndetse arenze n'abaganga, arenze n'ibyiyumviro byacu. Umugabo witwa Yesu we yabirebye akiri mu rugendo rwa kure, aritegereza abona kuri icyo kidendezi hari umuntu hamaze igihe. Nawe ushobora kuba umaze igihe, haba mu rusengero, haba mu idini ryawe, haba hariho umaze igihe kinini cyane uhamugariye, ariko uyu munsi wa none turimo turakubwira imbaraga z'Uwiteka Imana. Yesu afite imbabazi zirenze z'umwana w'umuntu. Nta muntu yari agifite, nta wakwihanganira kurwaza undi imyaka 38. Ushobora kugusanga aho ngaho uri mu kabari, urarushye, uraremerewe, uruhijwe n'inzoga, uruhijwe n'uburaya, uruhijwe n'uburwayi. Hari Yesu wakubonye kare, niyo mpamvu yazanye iki cyanditswe kugira ngo akubohore. Twari dufite umumama wari umaze igihe kinini cyane ku rusengero iwacu Kabuga, UCC Kabuga, amaze igihe kinini cyane amugaye, agenda afata ku bintu bamurandata, n'uruhinja karuhamagara ngo ngwino ntware. Ariko ubu ngubu aho nkubwirira imbaraga z'Uwiteka Imana zituruka mu masengesho ziri ku bugingo bwacu, zaramukijije. Ubu ni umumama w'umudendezo. Aragenda yigenza, arazamuka esikariye yigenza. Yavugaga dudemanga, udashobora kumva ijambo avuga. Ariko kuko Yesu yamubonye kandi yamuboneye mu rusengero, icyo ndimo kukubwira nshuti yanjye, utere intambwe uva aho uri, reka kwibabarira cyane, ngwino tubonane, ngwino uhure n'abakozi b'Imana tugusengere, tukurambikeho ibiganza. Ntabwo ari kwishakira isoko, ahubwo niwe turimo gushakira isoko, kuko narakubwiye ngo Kristo Yesu yatsindiye isoko ryo kugucungura. Kristo Yesu yaje kugutabara, nta wundi yaje gutabara ni wowe. Niyo mpamvu nkubwira ngo ntuipfire iyo ngiyo. Uyu
yahisemo kunyura iwawe uyu munsi Yesu yahisemo kunyura ku ibaraza ry'iwacu muri UCC kugira ngo agutabare kandi akugirire neza. Ndimo ndakubwira imbabazi za Yesu zirenze z'abana b'abantu. Abantu bamanuragamo bene wabo bagasiga uwo muntu kuko nta mbabazi bari bamufitiye. Umwana w'umuntu agufasha uyu munsi ejo yarangiza akabigucyurira, ariko hari umwami w'abamushobora kugukura kuri icyo kidendezi utagombeye no kujya kwiziringa muri karande z'imiryango basabiriza, ahubwo Kristo Yesu akagucira inzira akaguha umugisha. Turimo turakubwira Imana twabonye n'amaso yacu. Ikiza cyane hari abantu mwumviye kuri radio muza kuri UCC Kabuga, Mana yo mwijuru mwabonye ibimenyetso n'ibitangaza ko tutatera waraza gusa, nta nubwo ari sakasi, nta nubwo ari ugushaka amajwi, nuko imbaraga z'Uwiteka Imana zimanuka zigakora ibikomeye uko mwabibonye. Nawe urimo kunyumva, nta soko turimo kwishakira kuko nta handi tuzajya kukugurisha, ahubwo Kristo Yesu turimo turakureshya tukuzana ku mbabazi z'umugabo ufite imbabazi zirenze z'abana b'abantu abari bo bose. Kristo Yesu afite imbabazi, ndamuvuga yarangiriye imbabazi umuryango wanjye utakinyitayeho, baranjugunye nanjye rega nari meze pastor ndyamye ku kidendezi ntafite untabara, banyohereza za South Africa, banyohereza muri Kenya, nafite n'uburyo bwo kugerayo, ariko ndimo ndakubwira Kristo Yesu wansanze akanyiza umutwe nahoraga ndwara igihe icyo ari cyo cyo. Reka nkubwire nshuti, impamvu twaje hano no kugira ngo ubaturwe muri ubwo bubata umazemo igihe. Haguruka ngwino tukurambikeho ibiganza, ngwino kuri UCC, ngwino vaho gutaka gusa ngo munsengere ngo bimeze gutya, gushyiraho ibiganza kandi Kristo Yesu arakubona ko waje ku kidendezi cya UCC. Yesu akugirire neza cyane, utera intambwe. Bakundwa, Bibiliya ifite ikivuga, Yesu abaza uyu mugabo ngo urashaka gukira, urashaka gukira. Iki ni kibazo arimo abaza buri muntu wese ahuri, arakubaza ngo urashaka gukira, urashaka kumera neza. Yesu urashaka gukira ubwo burwayi, bashaka gukira ko gahinda, bashaka gukira ko kababaro, bashaka gukira umudayimoni w'ubusambanyi, bashaka gukira umudayimoni w'ubusinzi, uwo ngo wagutesheje agaciro, wowe wataye umutwe, urashaka gukizwa iyo myenda, bashaka gukizwa ubwo bucakara bw'abadayimoni, bashaka gukizwa iyo mivumo y'abantu bakuvuma kubera ko wabahemukiye. Yesu hari icyo ashaka gukora. Uyu munsi ca bugufi, wikomeza kunangira umutima, wikomeza kwiburabuza wiyumanganya, uriyumanganya ariko umeze nabi, uriyumanganya ariko urashira, uziko nta munezero ugifite, nabi twenge, nukishimira abantu, nukishimira ubuzima, urumva wakwivutsa ubuzima. Yesu arakubwira ngo vayo, niba ushaka gukira aragukiza, kuko igihe cyawe ni iki ngiki. Wikomeza kuba mu buretwa no mu mucakara. Umurongo wa 8 umva amagambo Yesu avuga. Yesu aramubwira ati byuka wikorera uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ngo yari afite kwizera nawe. Yesu aramubwira ngo byuka wikorera uburiri bwawe ugende. Ijwi rya Yesu uyu mugabo yaryizereyemo, amaze kumva uyu mugabo avuze ngo byuka wikorera uburiri bwawe ugende. Niyabajije ngo yini muntu ki, niyabajije ngo uyu pastor ni wahihi, niyabajije ngo uyu pastor afite ubuhe buhamya, niyabajije ngo uyu pastor se kandi we ni wahihi, ko abandi bose bananiwe, abandi bose bansize, bose bansengeye nibiko ategeye baransenge na muntu utarandambitse ibiganza. Ntabwo yavuze ati ngewe nagiye mu cyumba cy'ibunaka n'ibunaka, nagiye ku musozi wa Kanyari, nagiye sinzi he ntabwo mbizi gese imazi. Iyo misozi yose wayigiye, wasengeye mu mazi, wasengeye he, aho hantu hose gese ndanahagera. Baragusengeye baguhanura kuzakira, baragusengeye baguhanura kuzamera neza. Twege tuzanye inkuru nziza kugira ngo hari icyo isagiye gukora. Haguruka. Hari n'abandi bantu bagiye babwira abantu, hari n'ibintu dukwiye kuvugaho pastor. Hano bagiye bakura abantu mitima, babahahamura, babwira ngo ndabona igare ryawe, ndabona nta gisubizo, ndabona iyo ndizaguhitana, ndabona mugiye gusenya, genda usabe divorce. Ibyo simbyumva. Kambwire umukozi w'Imana ubwira utundi. Imana yacu ifite ubushobozi buhindura imitima n'ibitekerezo. Amasengesho dusenga ko ashobora gukora. Niki gituma utera umuntu ubwo afite umusonga, afite ikimugoye, ariko aka kanya wowe urashigikira ko bagira bati ko batana gutanya ntabwo biva mu bumana, biva kuri daimon wabakoreshwa n'imyuka mibi. Kimuhira abantu benshi batandukanye. Ariko je sibyo mbona. Ndabona Imana, n'Imana yunga, n'Imana ihuza, n'Imana igarura imitima,
n'Imana ituma abantu bashaka kwihana bakababarirana bakiyunga. Izo nizo mbaraga dukeneye gushaka erega. Kuki dushaka imbaraga zivuga umwuka uvuga biracitse birarangiye ntago biri bubeho. Pastor ubungubu dufite system wacu Yego. bucyake wacu. Yego. Turavuga ngo noneho ntabwo tugikeneye Imana ivuga gusa. Turashaka Imana igira ite inakora. Niba barakubwiye baramaze. Noneho ngwino urebe Imana ikora. Hallelujah. Igukorera ibitangaza. Icyo rero nicyo nimubwira abantu mwabeshwe mwakuwe imitima. Satani arakurashe. None abakozi biyita b'Imana nabo baraje kandi barakubwiye ngo birarangiye ngo nagarurire. Baraguhahamuye. Twege biradutuma ijambo ry'Imana yatubwira kubwira abantu byururutse imitima. Tubabwira ibihumuriza imitima yabo ngo mbwira bisiyoni ibahahumuriza. Kambwire twaje mu gakiza twarahahamutse twarakuye imitima n'abadayimoni twarakuye imitima na karande n'imbaraga z'umwijima n'ibyaha. Dufite urubanza mitima yacu tudafite ibyiringiro byo kubabarirwa tudafite ibyiringiro byo kuzabona Imana twumva duciriyeho hite duhura n'ubutumwa buduhumuriza. Ubutumwa buduhumuriza ariko niba mara kuguhahamura urarushaho kwiroha mu byaha uvuga iti n'ubundi sinyibabariwe n'ubundi nta mahitamo yandi mfite kankomeze. Rero dore uyu mugabo Yesu aramubwiye ngo ikorera uburiri bwawe wigendere. Amaze kumubwira atyo ngo muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda. Iyo nkuru y'abo bantu zibo tuzakomeza kwivuga ko tuzayigirira igihe cyayo dushobore kugira abantu dufasha. Tugira abantu dufasha. Umurongo wa 9 kandi gace aravuga ngo ubwo hari ku munsi w'isabato. Ibi nabyo byitondere wumva impamvu babivugaho ngo nuko abayuda babwira ukishijwe bati uyu munsi ni sabato kandi amategeko niyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe yarabasubiza ati uwanyijije niwe wambwiye wambohoye niwe wambwiye ngo ikorera uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? Agiye kubasubiza ariko wakijijwe niyamenya uwo ari we kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. 14 hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati dore ubaye muzima ntugakore ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano riruta irya mbere. Inshuti bakundwa ndagira ngo ducumbikira ubutumwa bw'uyu munsi dushoboye kwakira abantu barimo batwandikira n'abahamagara bifuza guhamagara kugira ngo tubasengere. Hari ikintu kimwe nshaka kumenya ngusigira. Hari abantu barwanya igitangaza cyawe wabonye igitangaza bajyaga bakunda kwiremba. Hari abayuda hari abantu b'abanyamategeko b'abanyamadini barabizi ko wari ufite ubumuga barabizi ko wari ufite indwara barabizi ko wari mu bibazo. Ikintu bakubwiraga bakubwira ngo ihangane bakubwira ihangane ntabwo ndi twabigenza nyiri ububasha arabizi. Utegereza igihe cy'Imana. Twego turabona ntacyo twabihinduraho turi abantu buntu. Utegereza igihe uzapfira twe turi abantu Imana yahisemo turi mu isi rega tugomba kuba mu mibabaro tukabona imibabaro. Ukwibwira ngo bari ku ruhande rwawe ukagira ngo barakubwira n'amagambo ahubwo bararushaho kugutsindagira mu kibazo nta gisubizo bafite. Ariko uyu munsi twe dufite ibyiringiro mu Mwami Yesu tuzi ko afite igisubizo hamwe nawe. Iyo dukorana nawe ndagira mbwire ngo ubuntu duhawe ntabwo tupfusha ubusa. Turakubwira ngo hari igisubizo. Turakubwira ngo haguruka wikorere uburiri bwawe. Turakubwira ngo va icyo gisasiro cyawe n'ufite n'ubwoba duhamagare turaje turagufasha. Twikorere iyo myuka yari yarakozingamishije abadayimoni bari baraheranye abawe. Iyo myuka igutera igicuri uratwumva wowe w'igicuri. Yesu hari ikintu ashaka gukora mu rugo rwawe. Tubonye abantu benshi bakize igicuri ku itorero ryacu rya Yesu hariya Nyamata. Tubonye abantu benshi bakijijwe uburetwa n'ubucakara. Twabonye ibimuga bigenda twabonye ibiragi bivuga. Ibyo turabibonye hariya kuri UCC nibo UCC Kabuga UCC Gikondo UCC nibo UCC ahiri hose rega n'itorero rigendana n'ibitangaza n'ibimenyetso. Hari umuntu wari mu muhamya aravuga ati UCC rega ati UCC ahiri hose ibitangaza babihari. Ati umuntu utazi UCC we aragowe. Ndakubwira rero vayo uhabwa umugisha. Ariko Yesu arakubwira hari ikintu kimwe akubwira muri minsi tumaze igihe tuvugaho. Turimo turavuga ngo va mu byaha. Yesu ararabura uyu muntu ngo nukongere gusubira inyuma ngo ukore ibyaha utazabona ishyano riruta irya mbere. Pastor hari ikintu gito mu minota 2 ushobora kuvugana n'abantu mbere yuko tutangira kwakira telefone. Erega n'ibyaha nabyo biramugaza kandi ibyaha nabyo ni ubumuga. Karande nayo ni ubumuga. Ikintu tukubwira ni kimwe mu gihe urimo guhamagara haguruka mu byaha wari urimo urumvira mu kabari radio haguruka sohoka muri ako kabari
urimo uraho ngaho mu bandi banyonzi mu bamotari muri taxi voiture aho ngaho sohoka va mu kigurupe ufite urumogi mu mufuka wawe ufite gapote mu mufuka wawe jugunya wandaye yawe wari umaze kwambara neza umeze neza ugateka mbaze numve kuri aba bantu ko bavuga amagambo aryoshye ntugeyo kuva uyu munsi wa none Yesu azakubeshaho kandi azagutunga bantu b'Imana muhamagare kugira ngo tubafashe kandi dufite benshi cyane batanze ibyifuzo namwe mutega amatwi cyane kuko tugiye kubasengera Yesu abaho umugisha inshuti bakundwa hamagara cyangwa twandikire ku butumwa bugufi duhamagare aka kanya muri studio za Hot FM urahamagara kuri 0782 75 74 62 0782 75 74 cyangwa se 0722 574 andika ubwo butumwa cyangwa duhamagare hari mwe ndatumaze kutwandikira Teddy Wikayonza avuga ati ndabakunda mudusengere ati ndabashimye akomeza indi message ati ndabashimye muramumurije menye yuko Imana indengera murakoze katwakiriye umuntu hello muraho neza mama makuru yanyu turamahoro ndi kumva ikiganiro cyanyu kuri radio yego witwa nde nitwa Mukamana Makiwa uherereye he Nuye Kacyiru yego mama none nashaka gutanga icyifuzo kugira ngo nanjye mu nsengere mfite ikibazo cy'umutima wanjye ntago utera nk'uko wabandi utera uwanjye uratera cyane none nashaka kugira ngo mumfashe kugira ngo mu nsengere nanjye mbone ko watera nk'uko wabandi utera bikenewe rero ko tunagusengera koko tukubonaho nubu turi bugusengere gushaka umwanya ugere kuri UCC niwe tugusengere dushobora kugufasha kurushaho nahagana he ni boy hano mu karere ka Kicukiro ni boy niwo murenge akagari ni boy umudugudu ni Nyarubande igeze Sonatube ufata moto kabwira umumotari tingeza kuri UCC ni boy ni hafi rwose bazakugeza tugufashe kurushaho sawa n'ubu ngubu ariko mwamfasha mukansengera turagusengera humura katwakira undi urakoze cyane okay dia harundi urimo hamagara hello okay katwakira undi muntu watwandikiye ubutumwa bugufi aravuga ati Yesu ashimwe nitwa Agnes Dusengimana mu nsengere kanande zinde kure zigomba kurekura mu izina rya Yesu katurebe uyu hello urashaka akazi witwa nde Nyirarukundo uherereye he uri Gitarama urashaka akazi urakijijwe se ukomereye mu mwami turagusengera umwami aragutabara katwakira undi hello katwakira undi nawe uri ku murongo wa telefone hello okay turacyakomeza kwakira abaduhamagara urahamagara kuri 0782 7574 62 cyangwa 07 222 2 574 umurongo wa telefone katwakire undi muntu twandikiye ubutumwa bugufi hano Judith Murungi aravuga ati Yesu ashimwe cyane pastor ndemeranya namwe rwose naje UCC nyijijwe naje muri UCC nyijijwe ariko mfite agahinda nkomeza kumva ijambo ndakira no kuri UCC hari imbaraga z'Imana Imana iguhe umugisha Judith uwiteka Imana akomeze kukwishimira no kwagura katwakira undi hello mwiriwe neza nitwa Claude yego Claude ndi Remera yego ariko ndagira ngo mumfashe pe ngenda kijijwe ariko uko nari nyizejwe imbere ubuso biri ko ndimo gusubira inyuma ngende kubibona yego ariko ndabinginze mumfashe baderira bari hano hanze nibo bari kungusha nicyo kigerageza njya muhura nacyo mu buzima kandi iyo maze guhura nacyo bakangusha namwe mu cyaha ibyo birambabaza ndeba aho navuye uko nahamagawe nkabona ndimo kuhemukira Imana yanjye turagusengera Claude kandi gutuye Remera ugere kuri UCC tukugire n'inama itambo kugere kuri UCC ni hakurya aho ngaho kuri UCC ni boy tukugire inama tunagusengere ibyo bintu turabizi kandi dufite ubuhamya bw'abantu bagiye bakira bari babaswe muri ubwo buryo
njye nicyo kigeragezo mpura nacyo. Urakoze cyane Claude, turagusengera. Turacyakira telefoni zanyu, abaduhamagara n'abatwandikira, turi kumwe namwe, turagira ngo tubafashe dushoboye gusengana namwe. Katwakira uyu. Hello. Muraho neza? Vianney Kabuye. Witwa? Vianney uri Kabuye? Najya mu musengere kandi z'urugo n'ubukene bwo mu rugo. Ubukene bwo mafaranga. turagusengera. Na za karande zafatiye umwana n'ibiki byose. Umwana yafashwe ate? Karande zibamfasha zite? Muri ene twagiye gusengana bavuga ngo afite kandi n'umwana afite imyaka ugeze mu 8 ariko ubona ko ntayo. Mbese abantu bamwita ikigoryi ariko akari ibintu nanjye bitashimishije binacumuye cyane. Humura turagusengera. Katwagira undi. Urakoze. Hello. Hello. Yes please. Nanjye ndi Uganda. Uri Uganda mu kihe gice? Ndi aho bita Ishanje. Yego. Ndagira ngo munsengere umugore wanjye abyare yabuze Ruzaro. Yabuze urubyaro, witwa nde? Nitwa IKIGANIRO Ildefonse. Ildefonse, umugore wawe yitwa nde? Yitwa Kasande Jorina. Jorina. Turabasengera rero, Uwiteka Imana arabibuka nshuti. Mudusengere kandi Imana ibaho umugisha. Yego mama. Nawe Imana iguha umugisha. Yes, aba barashaka urubyaro bari mu gihugu cya Uganda. Imana iguha umugisha kandi irakugirira neza. Katwakira undi. Urakoze cyane. Namwe murakoze. Fine, thank you. Tujya twakira umuntu umwe mbere yuko dutangira gusenga kuko amasaha yacu agenda ashira. Ni buriyo tugitegereje, hari abantu bagiye batwandikira ubutumwa bugufi. Agnes Dusengimana, turagusengera. Teddy Alphonse yavuze ko turi kumwe. Imana iguhe umugisha Alphonse. Hello. Mwiriwe neza? Ni Pascal Kabeza. Pascal uri Kabeza. Ndayango munsengere. Ufite ikibazo ki Pascal? Yango munsengere nkizwe neza ndeka inzoga. Inzoga yakunaniye kureka yo kanyagwa. Noneho ube kuri radio mu kanya tugiye gusengera, usubiremo isengesho ryo gukizwa no kwatura agakiza. Yes, aka kanya. Urangiza utera intambwe uze ku rusengero. Murakoze cyane. Sawa Pascal. Katwakire pastor asengera abantu bifuza gukizwa. Yeah. Aho va kuri telefone tugusengere. Amen. Sawa murakoze. Yego. Umuntu wese ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe nasubiremo aya magambo vuga ngo mwami Yesu ndagushima ko wamenye uyu munsi ukaba wanyuze iwanjye. Uyu munsi wa none natuye agakiza, ndakijijwe, nijeje umutima wanjye, natuje akanwa kanjye, mbaye umurokore uyu munsi wa none. Urakoze kumbabarira ibyaha, kuva uyu munsi wa none mbaye umudendezo. Amen. Reka ngusengere. Mana yacu mu izina rya Yesu, reba uwo mukobwa, reba uwo musore, reba uwo mama, reba uwo mupapa batuye agakiza uyu munsi wa none, nkuko natwe twakatuye ukadukomeza, bari kubakomeza bave mu byaha ibyo bigaraguragamo ibyo ari byo byose. Urakoze kuko umvise gusenga kwanjye mu izina rya Yesu. Amen. Katwakire. Yes, komeza. Hari abandi bantu mwatanze message kugira ngo tubasengere, dufite iminota mikeya. Hari abantu bashaka imbyaro tugiye kubasengera. Mana aba bantu b'ingumba reka bakize ubugumbu, bakize igisebo n'igisuzuguriro, batabare babyare mu izina rya Yesu. Na Bene Nyamagabe turagusengera kugira ngo ukire ibigeragezo kandi ubone akazi. Mutoni wase utwite urenzengejeho amezi 2 utarabyara, ndavuga ngo muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana byara, kuko ituma batwita n'ituma banabyara mu izina rya Yesu. Imbaraga z'ubuteka Imana zigukengereza nkuko zakingirije ya Maria.
Sara Nyamagabe Imana ifate ku mugabo wawe akizwe kandi nawe Imana iguha urubyaro niyibizi Kirehe Imana igutabare Sifa Imana igukiza ubwoba Mazimpaka Patrick Imana iguhindurira amateka y'umuryango wawe Diodone Imana igukiza ubusinzi mu izina rya Yesu. Yes, turagira ngo dusengere Makiwa Mukamana mu izina rya Yesu. Buri burwayi bw'indwara y'umutima ivuye ku buzima bwawe ndategetse gukira kwawe. Buri muntu wese urwaye, buri muntu wese ufata urwaye none adusengeye iyo ndwara. Buri imbaraga zose zikubuza amahoro zikurekure mu izina ry'umucunguzi Yesu. Abeho gukira, abeho gutabarwa none ubuntu bw'Imana bakiza bubabohore mu izina ry'Umwami. Turasengera buri muntu wese ahuri kugira ngo Uwiteka gukomeze agutabare mu rugo rwawe. Buri mwuka wose ukurwanya ukurekure. Abo tudasengeye none turabafite ku ma SMS turakomeza kubasengera kandi n'ejo turi kumwe nimucikanwe mubane natwe mu migoroba mu masengesho dufite muze dusengane duhamagare isumba byose muduhamagare kuri iyo mirongo telefone 0722 0722 0788 0788 Yesu abaha umugisha cyane. Amen.